inde muntu ushobora kwitondera amategeko y'igihugu atayazi? Niyo mpamvu benshi bayaviyora buri munsi. U Rwanda ribihora ifunga buri munsi, Burundi barafungwa, Uganda barafunga, kuko abantu igazeti ya leta irimo itegeko nshinga n'andi mategeko byarasohotse, ariko abantu ntago bashaka kugira gute gusoma ngo bakurikirane ayo mategeko bamenye n'ibihano biyaherekeje, noneho babashe kubaho birinda kuviyora amategeko y'igihugu, kubera ko bafungwa buri munsi. Bazira iki? Bazira ko batigeze baha agaciro gushaka kumenya amategeko y'igihugu. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo bagomba kwitondera ayo mategeko batarabashije kuyiga. Rero ijuru naryo rifite itegeko nshinga ryaryo ndetse n'andi mategeko. Iri ni itegeko nshinga ry'ubwami bwo mu ijuru, kugira ngo tubashe kwitondera amahame agenga ubwami bwo mu ijuru, ingoma y'Imana. Nuko tugomba mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, ngo nimubikora nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Twebwe twiteguye no gupfa kubw'ubwami bw'Imana, kuko n'abatubanjirije ntacyo twabarushaga, intumwa n'abahanuzi. Buri kintu cyose mubona mu isi kiriho mini ya Satani, kuko ibyo mutiteze bigiye kubaho mu bihugu byose byo ku isi. Abantu bagiye gutaka amatakira ngoyi badafite ubumva. Imana ishaka ko tugirana ubusabane, tukagirana communication, tukagirana connection hagati yacu nayo, tukagirana relationship. Reka mbabwire ikintu gikomeye mutari muzi. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubabwirira ijambo rikomeye ngo isi yose iryumve. Ndibwira abagabo n'abagore, ndibwira abatware b'isi, ndibwira abashinzwe imitekano mu bihugu, ibisirikare, ibipolisi ndetse n'indi miryango ihagarara ibirebana n'umutekano mu bihugu. Iri jambo muryumve. Muri iki gihe rero, ubu mudayimoni ufite imitima y'abantu mu isi cyane abitirirwa izina ry'Imana wabafashe ni umudayimoni witwa, hari abantu baheshejwe no kwizera ngo gutsinda abami, no gukora ibyo gukiranuka, no kuziba iminwa y'intare, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, ngo abagore bahabwaga abo bapfushije bamaze kuzuka. Icyabahesheje gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi ngo ni ukwizera. Uku kwizera kuva he? Kuzanwa n'iki? Ihame ryo guhabwa kwizera. Reka mbabwire ikintu mutari muzi. Mu Rwanda hari abakozi b'Imana, ariko habuze umukozi w'Imana. Ibihugu birafitwe, bifite akaga gakomeye, nyamara ibihugu byamaze gufatwa bugwate n'umwanzi. Nta kintu cyari kirimo kuri bo, kuko kwizera, la rasi evobrine shine, kwizera ni intwari ikomeye tuvana hano tugeze handi. Ni ikinya, ni intwaro iziba iminwa y'intare ikazimya umuriro kandi tuwuhagazemo. Hari umwarimu mwiza ugiye kuza. Uwo mwarimu agiye kwigisha abari mu isi. Dore umwarimu ugiye kuza Imana yohereje. Noneho rero haje n'ikindi kandi kije gutoza buri wese. Iyaba waruzi, iyaba wabimenyaga, kubera ko nta rumuri mwabanje kugera uzabanyuza muri uwo mwijima. Ibihugu bigiye gucura mu mwijima, guhera ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Uganda. Ndashaka kuvuga abantu bumva ururimi ndimo ndavuga. Nta muroko ruzaharenga atarabanje gukorwa mu ntege nke ngahabwa imbaraga nyinshi. Nta muyobozi w'idini rya Gikristo uzaharenga atarakuwe mu ntege nke ngahabwa imbaraga nyinshi, kubera yuko hasigaye akantu gato tugize mu cyo bita minwi, isi kabudika ikagwa mu kangaratete. Ibi ngibi bimenywa n'abegera Imana basenga. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tubifuriza ibihe byiza mwese abadukurikira muri hirya no hino, mugafata umwanya wo kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana tugenda tubagezaho. Turabifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muri byose. Uyu munsi tunejejwe n'Imana ko yongeye kutwemerera kugaruka ngo tubane mu ijambo ryayo. Reka dusenge. Mwami Yesu, tugwaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo ubwire isi ibyo ikeneye. Ubwire abagore, ubwire abagabo, ubwire abasore n'inkumi ibyo ubona bikwiriye bihindura imibereho, ubuzima bwabo muri iki gihe cy'imperuka duhagazemo. Ndasengera buri wese ugiye kumva ubutumwa bwiza. Imbaraga zose z'umwanzi zishobora gutuma ubutumwa bwiza tugiye kuvuga bwawe
budahindura ubuzima bwe, budakora kuri we, zitsindwe kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko wabwiye Yeremiya ukamubwira ngo Yeremiya we, waroye neza, witegereje, wabonye uburyo ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Niko dusenze kugira ngo ijambo ryawe tugiye kubwira isi uririnde kandi uriherekeze. Wavuze ko ritazasubirayo ubusa, ahubwo rizasohoza icyo waritumye. Dusenge rero abari mu isi kugira ngo ribahindure, rihindure imibereho yabo, risenye inyubako Satani yubatse mu buzima bwabo, ryubaka inyubako y'Uwiteka Nyiringabo, rivaneho imigozi, iminyururu Satani yahambiriye abantu, rizibura amatwi yabo kugira ngo be kumvirana ahubwo bumve, kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro kuri bo, rikize abakwiriye gukizwa. Mu ruhande rwa spiritual ndetse no mu ruhande rw'umubiri physical, reka ijambo ryawe rikora imirimo ikomeye ku bantu, ribabohore. Tugiye kuvuga ariko ntaba ari twe, ahubwo izina ry'Uwiteka aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze Yesu, reka duhagarare mu cyimbo cyawe kuko wabishatse kandi ukaba ugiye gukora imirimo kubw'ijambo ryawe. Abatwumvise nonaha, abazatwumva mu kindi gihe, bakumva ubutumwa bwiza, izahindura ubuzima bwabo. Urakoze, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina yanjye nitwa Jalik Ikingeneye, ndi pasiteri, dukora umurimo w'ubumisiyoneri. Ni ukuvuga ngo tuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino mu gihugu cyacu, mu bindi bihugu, aho tugenda twigisha abantu urugo ku rundi. Nyoboye umuryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International. Ni abizera bose bari mu bihugu ku migabane yose yo ku isi. Turabatoreza kugira ngo babe intumwa za Yesu. Mu yandi magambo, tubahindurira kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Kabiri, tugira icyo bita Bible study, ishuri rya Bibiliya. Kubera iki? Kuko turi gutoza abantu kugira ngo abantu basobanukirwe neza intego yazanye Yesu Kristo mu isi, ndetse na misiyo Yesu yasigiye abamwizeye, ariryo torero rye, aribo mugeni we yameneye amaraso akarisiga hano mu isi. Tugira amateraniro duteranira kuri Google Meet iminsi ne mu cyumweru, kuva 3 z'ijoro kugeza 5 z'ijoro, ugendeye ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Abantu tuyoboye babwiye babarizwa muri iyo ministries yacu, mu magambo yenye yitwa AFGMI, n'abantu bamaze gusobanukirwa neza yuko buri wese yaje mu isi afite ikimuzanye, basobanukirwa ko guhamagarwa kwabo na Yesu bakagirirwa ubuntu bagahabwa agakiza. Sobanukirwa ko bagomba kwinjira mu ndi muhamagaro wo guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Iyo niyo misiyo Yesu yasigiye itorero rye hano muri iyi si. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 28:19-20. Yarababwiye ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Nimuramuka mubikoze, mukanyemerera icyo mbabwiye, mukagenda mugahindura abantu. 2, mukababatiza. 3, mukabicaza bakiga kwitondera ibyo nababwiye. Nanjye nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Abantu Yesu abana nabo, ari kumwe nabo kugeza ku mperuka y'isi, nabasohoje iyi mission.
iyo misiyo niba bana nabo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko ibice 16 umurongo wa 17 cyangwa ku murongo wa 15. Arababwira ati nimujye mu bihugu byose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Aravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzavuga indimi nshya, muzafata inzoka, kandi nimunywa n'ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara na hato, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nimuramuka mwemeye kujya mu bihugu byose mukigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, ibi bimenyetso bizagumana namwe, yaba mwebwe abagiye yaba nabo muhinduye. Ibi rero biba mu itorero riri gusohoza iyo mission, gituma mubona hirya no hino bitakibaho, abandi bakajya guhimba ibindi bitangaza bakuye kuri Satani n'ibindi by'ibinyoma. Nuko banze gusohoza iyi misiyo yo kugenda mu bihugu byose, kugenda kwigisha abandi mwe bose, bakicaza abantu, bakubaka inzu, sare zo guteraniramo ngo dutraining abantu, bamara gutrainingwa bagende. Izo sare bazita ngo ni urusengero, kandi Bibiliya ubwayo ivuga yuko itorero rya Yesu, umuntu we ubwe ku giti cye, aribo rusengero rw'Imana. Ziriya nzu duteraniramo zubatswe natwe, zubatswe namwe. Bibiliya nta hantu ivuga ko ari urusengero rw'Imana. Hari abantu bahita bavuga ngo none se ngo urusengero rw'i Yerusalemu ngo ni rwa rusengero. Urusengero rw'i Yerusalemu rutandukanye n'izi nzu twubaka. Abo twagiye tubana kuri Iron TV twabasobanuriye insengero 5 zabaye kuva isi yabaho kugeza n'uyu munsi. Twavuze ko ari insengero 5. Urusengero rwubatswe na Mose, ihema ry'ibonaniro. Urwubatswe na Salomo, rusimbura ihema ry'ibonaniro, ariko ni nka rwa rundi nuko rwo rwubatswe noneho nyakubakwa. Urwubatswe na Ezira nyuma yuko urwo Salomo yubatse rusenywe na Nebukadinezari muri 607 imbere y'ivuka rya Yesu. Ubwo nukuvuga ngo ni Ezira, Zerubabeli na Yoshua umutambyi nibo bagarutse bavuye i Babuloni bararwubaka. Urwubatswe n'uwitwa Herode, wa wundi Yesu yasanze avutse asanga ari uhari. N'urwubatswe n'Uwiteka Nyiringabo, ari rwo rwitwa umuntu. Urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere 3:16, Pawulo ati ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko Mwuka w'Imana aba muri mwe. Mutsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Ngo kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero nimwe. Twabasobanura igituma izo sengero 5 cyangwa se izo enye za mbere zitwa urusengero. Twavuze ibintu 3 bituma ruba urusengero. Haba ku ihema ry'ibonaniro Mose yubatse, haba urwo Salomo yubatse, haba urwo Ezira yubatse, yaba ndetse n'urwo Herode yubatse, rugasenywa na Titusi muri 70. General Titus, umuhungu wa Kaisari Vespasiye, ari we wari uyoboye Roman Empire muri icyo gihe cy'ijana cya mbere. Icyambere twabonye ko rwubakwa ni plan y'Imana, ni Imana yatanze plan yo kurwubaka. Yubwayo ibwira Mose, iramuhamagara ku musozi Sinayi, iramwereka igishushanyo mbonera kiri mu ijuru cy'ubuturo bwayibamo, iramubwira ngo genda uzubake ubwo buturo ukurikije icyitegerezo cy'ibyo werekewe hano ku musozi wa Sinayi. Icya kabiri nuko uru rusengero Imana ubwayo yari irutuyemo, yarubagamo, bwari ubuturo bwayo. Ko bitubwira ko isanduku y'isezerano irimo imbere ahera cyane, Imana intebe y'Imana yabaga ku mufuniko wayo, ariyo yitwa intebe y'ihongi, intebe y'imbabazi. Akaba ariho Mose buri gihe uko yinjiraga mu buturo bwera ahera cyane yavuganiraga n'Imana, ivugira aho ngaho ku mufuniko w'isanduku. Mu mufuniko wari abakerubi 2 iburyo n'ibumoso bateye igicucu, intebe y'imbabazi, intebe y'ihongero y'Imana iri kuri iyo sanduku. Imana yabagamo, yabaga mu buturo bwera. Icya gatatu nuko urwo rusengero ubwiza bw'Imana bwagaragariraga abantu bose, bakabubona, bakabona igicu cyera kimanuka, Imana ikavugiramo.
ntago ari ibintu byarebwaga n'umuntu umwe, si Moses wenyine wabirebaga, ahubwo Isirayeli yose yabaga ibireba ikabona ubwiza bw'Imana. Reka nongereho n'icyakane. Icyakane nuko Imana yavugaga n'ijwi ryayo ivugira muri urwo rusengero, ikavuga imbona nkubone. Iyo tuvuze kuvuga imbona nkubone, ni nk'uko ubu nanjye murimo kunyumva mu kumva ijwi ryanjye. Ijwi ry'Imana ryaramanukaga abantu bose bakaryumva, imbona nkubone bakaryumva, atari kuvuga ngo Mose rimwe na rimwe arigiye amuvugisha ikamutuma, ariko andi gihe Imana yazaga ikavuga bose bakabyumva. Ibyo bintu bine mbabwiye nibyo bitandukanya urusengero rw'i Yerusalemu n'izi mwita insengero ziriho muri iki gihe cya none. Sinzi ko muri izi nzu zubakwa aya masare yo guteraniramo twisi isengero, ibyo bintu bine hari uwari wabibonamo. Icyambere, ntabwo Imana ritanga plan yo kubaka iyo nzu, ni mwebwe abayoboke mwicara mukareba uburyo mugomba kubaka, rimwe na rimwe mukigana abandi. Icya kabiri, ntabwo Imana ituye muri iyo nyubako yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, nk'uko mu rusengero rw'i Yerusalemu yabaga mu buturo bwayo. Sinzi ko mwebwe abayoboke mwari mwinjira muri iyo nzu mugiye mu materaniro ngo mubone Imana irimo aho ngaho muri iyo nzu y'inyubako. Icya gatatu, sinzi ko mwari mwumva ijwi ry'Imana rivugira mu bikuta ngo rivugira imbere kuri altari, ritanyuze mu muntu ngo ubigisha ngo muryumve mwese, mwumve buri wese avuga ati ndaryumvise, ati ndaryumvise, nk'uko yavugiraga mu ihema ry'ibonaniro cyangwa mu rusengero rwubatswe na Salomo cyangwa urwubatswe na Ezira cyangwa urwubatswe na Herode. Muzatubwire niba hari mwaricaye umupasiteri atarimo arigisha cyangwa bishop cyangwa padiri cyangwa musenyeri mukumva Imana imanutse ari irimo iravuga. Icyakane, ntabwo mwari mwabona ubwiza bw'Imana bumanuka ngo buze bubudike nk'uko Yerusalemu igicu cyera cyamanukaga mu rusengero ku ihema ry'ibonaniro, abantu bakabona ubwiza bw'Imana mu gicu. Ibyo bintu bine kuko bitabaho muri izi nzu twubaka, niho dutangira diferanse y'urusengero rw'i Yerusalemu n'izi nzu twiyubakira z'amasare yo guteraniramo, kuko nta hantu bihuriye. Ziriya izo nzu mujyamo mwebwe muteraniramo ni amasare yagombaga kuba yarubakiwe kugira ngo abantu batrainingwe bahaguruke bavuga ubutumwa bwiza, kuko Yesu aravuze ngo mugende mubahindure, kabiri mubabatize, gatatu mubigishe. Cyo bita gutozwa, kwiga nk'uko abanyeshuri biga. Abakristo bakwiye kwiga nk'uko abanyeshuri biga mu mashuri, mukiga ijambo ry'Imana, mukiga Bibiliya, mukabaza ibibazo, mugasoma, mugasobanukirwa. Yesu yaravuze ngo nukugira ngo mubashe kwitondera ibyo yasize avuze byose. Wakwitondera icyo utazi? Ninde muntu ushobora kwitondera amategeko y'igihugu atayazi? Niyo mpamvu benshi bayaviyora buri munsi. U Rwanda ribihora ifunga buri munsi, Burundi barafungwa, Uganda barafunga, hirya no hino, kuko abantu igazeti ya leta irimo itegeko nshinga n'andi mategeko byarasohotse, ariko abantu ntago bashaka kugira gute gusoma ngo bakurikirane ayo mategeko yamenye, bamenye n'ibihano biyaherekeje, noneho babashe kubaho birinda kuviyora amategeko y'igihugu. Niyo mpamvu mu magereza buri munsi abantu bafungwa, kubera ko bafungwa buri munsi bazira iki? Bazira ko batigeze baha agaciro gushaka kumenya amategeko y'igihugu. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo bagomba kubyitondera, kwitondera ayo mategeko batarabashije kuyiga. Rero ijuru naryo rifite itegeko shinga ryaryo ndetse n'andi mategeko. Iri ni itegeko shinga ry'ubwami bwo mu ijuru, kugira ngo tubashe kwitondera amahame agenga ubwami bwo mu ijuru, ingoma y'Imana. Nuko tugomba kwicara tukiga iki gitabo kugira ngo tubashe kwitondera ngo ibirimo. Niko Yesu avuze Matayo 28:19, mugende muhindure abantu mu mahanga yose, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, ko nimubikora nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. So rero tugira icyo bita Bible study. Iminsi ine mu cyumweru abantu baza kwigana natwe bashaka kumenya, nabiteguye guhagurukana natwe kwamamaza ubutumwa, kuko kukwigisha ukasubira mu idini yawe ntacyo byakumarira. Ntacyo byakumarira. Twebwe twiteguye no gupfa ku bwami bw'Imana,
kuko n'abatubanjirije ntacyo twabarushaga, intumwa n'abahanuzi, na Yesu umwami wacu. Igihe kirageze kugira ngo duhagurukane ubutumwa bwiza, twamamaze ku isi yose, tugarure Yesu. Kuko Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwo bwanditswe na Matayo 24:14. Nyuma yuko amaze kuvuga ibizabaho mu minsi y'imperuka, ibimenyetso bizaranga kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse no kugaruka kwa Yesu, yavuze intambara, ibyorezo by'indwara, inzara, imitingito, urukundo rw'ukonja, avuga abigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, avuga kuntu urukundo ruzakonja, avuga kuntu ubugome buzagwira, avuga kuntu abantu bazimura Imana barigeze kwimika mu mitima yabo, bakimika isi mu mitima, bakimika iterambere ry'isi, bakimika ibyaha. Arangije aravuga mu murongo wa 14 ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako isohore. So kugira ngo imperuka ibeho Yesu agaruke, wowe uvuga ngo warizeye, jewe uvuga ko nizeye, nitwe dufite uruhare rukomeye rwo kugarura Yesu. Kuko ngo imperuka igomba kuba hari uko ubutumwa bwamaze kugera ku mpera y'isi. Ninde uzabujyana? Ninde uzabujyana? Ni wowe, ni jewe. Niba rero tutabujyanye, imperuka iratinze, kandi uko itinda umwanzi Satani we niko ashyiramo imbaraga nyinshi zo kuzana ubuyobe, zo kuzana strategy nyinshi zo kongera kukurangaza no kugusubiza inyuma no kugucogoza. Niko azana ibigeragezo n'amakuba menshi, akazana iterambere ry'umuvuduko irishingiye kuri tekinoloji. Ureba ugwa, fata telefone ya pornography urimbuka, ureba ibirimo gukorwa mu isi bibi nawe bikakurangaza, ureba iterambere nawe ukashaka kurukana ryo kananirwa gusenga no kubana n'Imana no kwiyiriza ubusa no gusoma ibyanditswe bigera no guterana n'abandi. Ibyo byose bigatuma ucogora. Satani rero uko tutinza Yesu kuza, tutavuga ubutumwa ngo turangurure, we ntabwo atinda kuzana ibidushuka byinshi. Mama nkunda kuvuga ngo ikintu cyose mubona mu isi, buri kintu cyose mubona mu isi kiriho mini ya Satani. Ubundi tubeshejweho na Yesu gusa. So ni wowe rero ni jewe dufite uruhare rwo kugarura Yesu, kuko avuze yuko ubutumwa bugomba kubwirwa isi yose mu mahanga yose, bukaba ubuhamya bwo kubahamiriza. Imperuka igahera ikagira gute ikaza. None aho wicaye muri iryo dini uri kuvuga ubutumwa ububwira amahanga, reba imyaka wicayemo, nawe ubwabo nturasobanukirwa amahame y'ubwami bw'ijuru. Bibiliya nturayumva, ntuzi n'ibiyirimo, nugora wicaye imbere ya bishop ya pastor bakubwira ibintu byo kukutinza no kukudindiza, aho urakwigisha iby'isi gusa. Niyo mpamvu twongeye kurangurura duhamagarira abantu, tubwira abantu ngo imperuka irabaye, kuko ibyo mutiteze bigiye kubaho mu bihugu byose byo ku isi, kandi abantu bagiye gutaka amatakirangoyi badafite ubumva. Imana ntabwo ikunda amatakirangoyi. Imana ishaka ko tugirana ubusabane, tukagirana communication, tukagirana connection hagati yacu nayo, tukagirana relationship, bikaba ari ibintu nyine duhoramo turi mu mbaraga z'umwuka. Ibiza mu Satani azana ibigeragezo, ibyaha by'uburyo bwinshi, bigasanga duhagaze bwuma mu gakiza, kandi twuzuye ubwenge n'ijambo n'amahame agenga ubwami bw'ijuru, ingoma y'Imana dusanga hano muri Bibiliya. Rero abantu bashaka kwifatanya natwe muri urwo rugendo, iyo ubishaka uratujoininga, ariko amabwiriza ahari ni uko ugomba kuba nta dini urimo, kuko ntabwo ibyo tuguha wabijyana mu idini ngo ribyemere. Iyo ushaka gufatanya natwe urareba aho ngaho uri kureba ikiganiro muri screen yawe ya telefone cyangwa ya TV uri kureberaho, ko reba hasi muri description ya channel ya Iron TV, kora ahanditse mowa aho muri description, umanuke hasi urasangamo intego za Iron. Munsi y'intego za Iron urasangamo link ya WhatsApp, uklikemo, hanyuma turakwakira, ariko tukwakira ariko tukubajije ibintu byinshi ukadusubiza. Abo ni abantu bumva iby'Imana iri kuvuga,
bene data reka mbabwire, nagira ngo mbabwire ngo iyi minsi turimo ni iminsi njyana muntu, kandi iyi minsi iragaragaza aho isi igeze. Isi murimo murareba iradandabiranye, kandi kudandabirana kwayo ni uku nguku mubona ku muvuduko mwinshi ku birebana n'iterambere ry'ibyaha ndetse n'iterambere ry'ubuzima bwa buri munsi. Abarozi bakajije umurego bafite iterambere ryabo, bararoga mu buryo buri systeme ikomeye cyane. Abajura baribira kuri system ya tekinoloji. Babandi bazaga kumena amazu bakica inzugi bakinjira mu mazu, wapi? Ibyaha nabyo byahindutse tekinoloji. Abantu barasambanira kuri tekinoloji. Umwe ari muri Amerika, undi ari muri Australia, undi ari muri Canada, undi ari bakajya kuri Skype, bakajya kuri WhatsApp, bagakorana imibonano bakarinda barangiza. Mwakavuga ati ndarangije, undi ati ndarangije. Urumva ibyo byaha? Tukwiriye kwihutisha ubutumwa Yesu akagaruka akadukura mu isi. Naho niba turangaye tukarangazwa n'iby'isi, Yesu niko atinda kandi niko mwanza akomeza kwisasira abantu benshi. So uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo rikomeye. Ndashaka kubigisha ikintu cyitwa guhabwa imbaraga nyinshi dukuwe mu ntege nkeya. Ariko suruse yo guhabwa imbaraga nyinshi dukuwe mu ntege nke no kugira kwizera. Kuvuga ngo ihame ry'ijuru ry'Imana ridukura mu ntege nke rikaduha imbaraga nyinshi, nuko tugira kwizera. Kandi uko kwizera nako ihame rikugize kugira ngo tuguhabwe, nuko tugomba gukurikiza icyo Bibiliya ivuga cyitwa gusenga, kwiriza ubusa, gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, kurikunda. Turambure Bibiliya twumva icyo Imana ivuga. Reka dusome urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 11, umurongo wa 33 kugeza mirongo 38. Nishaka turekeraho. Abaheburayo, bandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 11, umurongo wa 33 kugeza mirongo 38. Baheshejwe no kwizera gutsinda abami, no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuzima iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga bapfushe bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa iboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari kwiriye kubayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Umurongo nashaka cyane uyu nguyu uvuga ngo uku kwizera icyo kwabahesheje no kuzimya umurugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, ako shaka nakavuga ngo no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi. Reka mbabwire ikintu gikomeye mutari muzi. Ubundi ibintu tubivuga kuko tubireba mu mwuka, ntago tuvuga ibintu mu mubiri, kuko turamutse tuvuze mu mubiri nta numwe wakumva. Kandi kuvuga mu mwuka nabwo abumva nabari bafite iyo nzara n'inyota, nkuko Yesu yavuze ngo hahirwa abashonje kuko aribo bazahazwa. Abantu bumva ubutumwa bwiza tuvuga nabahorana inzara yo gushaka kumva icyo Imana ivuga, wenda bakaba bari barakibuze. Abo rero Imana irabazi ko bashonje, kubera ko ibazi ko bashonje
ni nayo mpamvu itegura abantu bo kubagaburira ari ibatumye. So iyo tuvuga ibi bintu rero turi kuvuga ibintu tuzi icyo Imana ivugana natwe mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubabwirira ijambo rikomeye ngo isi yose iryumve. Ndibwira abagabo n'abagore, ndibwira abatware b'isi, ndibwira abaperezida niba bishoboka ko batwumva, ndibwira abashinzwe imitekano mu bihugu, ibisirikare, ibipolisi ndetse n'indi miryango ihagarara ibirebana n'umutekano mu bihugu ndetse n'abaturage. Iri jambo muryumve. Nkabibwira kandi n'abavuga ko bizeye Yesu Kristo, bavuga ngo baramwizeye. Isi mureba, iyi twicayemo, iyi duhagazemo, muri iki kinyejana cya 21 turimo, isi iri mu kintu cyitwa kubudika, akangaratete gashingiye ku cyo bita intege nkeya. Ndavuga cyane kubizera noneho rusasa, kuko abantu bavuga ko bizeye ni nabo kandi bashinzwe kugira ku batizera ngo bumve ubutumwa bwiza. Iyo ugiye kureba mu bantu bavuga yuko bakishijwe hirya no hino mu madini atandukanye ya Gikristo, abantu bari hasi, bari weak, basubiye hasi mu ntege nkeya, kandi muri izi ntege nkeya hazamukamo umwuka w'ubwibone bwo kumva yuko bafite ubumenyi. Impamvu Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2:8 ngo umuntu wese wibwira yuko hari icyazi, burya aba nta cyazi ukurishije ibyo yagakwiye kumenya. Muri iki gihe rero ubu mudayimoni ufite imitima y'abantu mu isi cyane abitirirwa izina ry'Imana wabafashe ni umudayimoni witwa bwenge bw'isi. Imana bashaka kuyikontora no kuyirebera mu bwenge n'ubumenyi bushingiye ku by'Imana yaremye hano mu isi. Niyo mpamvu iyo tuvuze ibintu biturutse muri connection y'ijuru kubyumva bigorana. Bamwe baravuga ngo ni views dushaka. Dushaka views ntago twavuga ibi. No. Gusa nituri kubona ubutekamitwe bw'abari mu madini, inyigisho bigisha kandi nituzi ko zikunzwe se. Ejo muri twarababwiye ngo prosperity gospel. Twababwiye ko prosperity gospel ni inyigisho kuko igaruka ku birebana n'ubuzima bwa hano mu isi. Umwigisho yigisha, umubishop cyangwa umupastor ubyigisha agira igikundiro cy'ikinyoma, ariko kuko abamukunda baba bazarimbuka, nawe ubwe akarimbukana nabo. Agira icyubahiro nacyo cy'ikinyoma ko si Imana bakimuhaye. Agira ubutunzi, agira amafaranga, kubera yuko abantu bakunda izo nyigisho bakunda kubeshywa, bakarekura n'utwo bafite bakaduha uwababeshye. Nonse wagize ngo twakwirirwa twebwe tugaruka kuza kubwira abantu kwihana no kwezwa, tubwira abantu gukura mu gakiza no kuvuga ubutumwa bwiza no kwemera gupfa bazira ubutumwa bwiza. Turabizi ko ibi ngibi nta musaruro birimo mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka turabizi icyo bimara, tugasigara tubeshwaho n'Imana. Kuko tubibabwiye murushaho kutwanga kandi munabeshya ngo munakijijwe, ubundi mukavuga ngo iyo Mana mukorera by'ukuri izababesheho, kandi mugakomeza kwakira ibinyoma. So niyo dushaka views ntago twavuga ibi ngibi, wapi? Ahubwo twe turi mu muhamagaro Imana ikudutumyeho kugira ngo wumve ikivugana nawe muri iyi minsi imperuka. Izi ntege nke y'abantu barimo kandi bitirirwa izina ry'Imana, niki gishobora kuzikiza abantu? Niki gishobora gukiza abantu izo ntege nkeya? Bibiri tubwiye ko hari abantu baheshejwe no kwizera ngo gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no kuziba iminwa y'intare no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane ngo abagore bahabwaga abo bapfushije bamaze kuzuka. Ibyo byatewe n'iki? Bari barakuwe mu ntege nke bahabwa imbaraga nyinshi.
ntigishobora kutuvana mu ntege nkeya. Torero abavuga ko bamenye Imana, bamenye Yesu Kristo muri kwisi yose, mubarizwa mu madini, yaba ababishopu, abapotere, yaba abakibishopu, niki gishobora gutuma dukurwa mu ntege nkeya tugahabwa imbaraga nyinshi? Bibiliya iravuze ngo ni ukwizera, kuko icyabahesheje gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi ngo ni ukwizera. Uko kwizera kuva he? Kuzanwa n'iki? Ihame ryo guhabwa kwizera ni ugusenga ubudasiba, ni ukwiyiriza ubusa, ni ukwiga ijambo ry'Imana uko riri, tutarishyizemo ngo turifungure dushyiremo amazi. Kuri ijambo ry'Imana Bibiliya isobanura neza ko ibiririmo ngo ni amata y'umwuka adafunguye, kandi ngo ayo mata y'umwuka adafunguye ngo dukwiriye kuyanywa kugira ngo adukuze atugeze ku gakiza. Nushaka kuduburamo amazi ngo uvange n'ibitabo byanditswe n'abantu ngo ukore ubushakashatsi aribyo uvangamo, ndakurahiye soma ijambo ry'Imana uko riri, utagize ibindi bintu ujya kwifashisha, ubanze wumva icyo Imana ivugana mu ijambo ryawe. Ariko wasenze wirije ubusa. Ubu Kristo mu isi, abizera Yesu Kristo bakwiriye kubaho mu buzima busenga, bakwiriye kubaho mu buzima bwiriza ubusa, bakwiriye kubaho mu buzima bwo kwiga ijambo ry'Imana. Kandi gusenga kwabo ntabwo ugomba kuba gushingiye ku buzima bwa none, ku gihe cya none. Mu gihe amasengesho yose usenga, usaba Imana ibiryo, ugasaba amafaranga, ugasaba akazi, iteka ryose amasengesho usenga n'abagusengera ari ibyo bashakaho ko babigusengeraho cyangwa babiguhanuriraho cyangwa n'ibyo bakwigisha, ntabwo uzigera ugira kwizera kugukura mu ntege nke ugahabwa imbaraga nyinshi. Kandi ku kwizera kwabakuye mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi ni nako kwatumye ngo baziba iminwa y'intare. Abo ni ba Danyeli mu rwobo rw'intare. Intare zimaze icyumweru cyose zitarya, Danyeli agezemo bamujugunyemo. Intare zitega imigongo n'ubwoya bwazo, ziramusasira araryama arasinzira. Ntizita ku nzara zari zifite. Kandi ngo kwizera niko kwabahesheje kuzimya, niko dusomye, kuzimya umuriro ugurumana cyane. Abo ni ba Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Uko kwizera niko kwatumye umuriro bawugeramo uhinduka amazi, uhinduka empty, nta kintu cyari kirimo kuri bo, kuko kwizera la si evoblin shine. Kwizera ni intwaro ikomeye tuvanana tugeze handi, ni ikinya, ni intwaro iziba iminwa y'intare ikazimya umuriro kandi tuhagazemo. Kwizera niko kuzura bapfuye. Baratubwire ngo abandi bahabwaga bapfushije bamaze kuzuka. Itorero mu isi, abizera muvuga ko mwizeye, mukeneye gukurwa mu ntege nke mugahabwa imbaraga nyinshi. No bitabaye ibyo, isi iratumaze, isi irabanamuye, kandi isi bari imbere, isi irabafite. Abanyarwanda bacu umugani ngo ubamba isi ntakurura. Hari abandi bakunda kuvuga ngo isi nisakaye. Reka mbabwire, niba tunaniwe kwegera Imana ngo iduhe ikintu cyitwa imbaraga tuve mu ntege nke turimo, tukaba tuvuga ubutumwa nk'ubu ngubu ntubwumve ukatubona nk'abasazi. Buriya nkunda Imana igira abarimu benshi. Hari umwarimu mwiza ugiye kuza. Uwo mwarimu agiye kwigisha abari mu isi. Dore umwarimu ugiye kuza Imana yohereje kugira ngo babashe kumenya ko Imana ariyo muri minsi n'ijoro, kandi babashe kumva ubutumwa bwiza. Uwo mwarimu ni umwarimu witwa igihe. Igihe kigeze kuri buri wese, kandi kije kuba umwarimu tica mwiza, aje kwigisha buri wese. Nk'igiherutse mu minsi yashize muri 2020, murabizi icyo gihe kikigishije buri wese. Noneho rero haje n'ikindi kandi kije gutoza buri wese. Yaba waruzi, yaba wabimenyaga, ukamenya ibiri imbere yawe, wakegera Imana ugahabwa kwizera kugakura mu ntege nke, kwagushyira mu mbaraga nyinshi. Imana ikeneye abakozi, kuko iyo tugiye kureba mu bihugu ku migabane iri hano ku isi, hari ibihugu byinshi bitaragira mu butumwa bwiza.
hari abantu bakiri mu mashyamba babandi bacyambara ubusa batunzwe n'inyamaswa batazi kwambara icyo ari cyo. Abo bakeneye ko ubutumwa bwiza bubageraho. Hano muri Afurika barahari ndetse no mu bihugu bitandukanye byo ku yindi migabane nka Amerika muri Amazon, iriya shyamba rya Amazon barimo. Muri Aziya generasiyo zose ziriho muri iki gihe nawe bakeneye kumva ubutumwa. Ni wowe Imana ihagurukije n'igihe ihagurukije, nitwe ishaka guhagurutsa ngo tujye kwamaza ubutumwa, kubera yuko hasigaye akantu gato tugeze mu cyo bita minuit, isi kabudika ikagwa mu kangaratete. Ibi ngibi bimenywa n'abegera Imana basenga. Hari ibintu bimaze kuboha abantu mu isi, ibirwara by'ibyorezo, imyuka mibi y'abadayimoni. Siyansi nishyizwe imbere, umuntu ararwara abadayimoni bakamuha ibinini bakamutera ibishinge. Hari indwara zizanwa n'abadayimoni za diabete, za kanseri n'ibindi, kandi abadayimoni babizanye. Hari zizanwa n'abarozi barasaze bari kuroga ku manywa na nijoro. Abantu ibyaha barushaho gukora byinshi kugira ngo abo bantu bakire. Nuko twebwe ab'Imana yahamagaye dukurwa mu ntege nke tugahabwa imbaraga nyinshi. Ariko suruse y'icyo kintu cyo gukurwa mu ntege nke tugahabwa imbaraga nyinshi ngo ni ukwizera. Kwizera nako amahame yako kugira ngo tukubone nuko ugomba gusenga ubudasiba, nuko ugomba gusoma ijambo ry'Imana ukarikunda, ukaryigishwa, ukaryiga, ugahorana inzara yo kumva icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ikindi nuko ugomba gufata ibihe byo kwiyiriza ubusa, kwisonzesha. Imana igukeneyemo umumaro nkuko nanjye nkeneyemo umumaro, mugore, mukobwa, mugabo, musore, Banyarwanda, Barundi, Banyayuganda, mwumva ururimi turimo turavuga. Abari mu migabane y'indi diaspora mwumva izi ndimi, mwumva ururimi rwacu. Imana ikeneye mwebwe miryango ifite abana kubatoza Imana bakayimenya, kuko tugeze mu bihe bisaba ko abantu bose basobanukirwa Yesu, hanyuma tugakorera Imana, Yesu akagaruka akaza kudukura mu isi. Aba bantu rero ngo bahawe gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, ngo byaturutse ku kwizera bari bafite. Uko kwizera se ni ukuhe? Wagize ngo ni ukwizera se nk'uko bakubwira mu idini urimo ngo izera Imana izaguha imodoka, izaguha inzu, izaguha amafaranga? Ntabwo ariko kwizera Bibiliya ivuga. No. Ibihugu birafitwe, bifite akaga gakomeye, kandi ababirimo bitirwa izina rya Yesu bitwa ngo n'itorero ntacyo bibabwiye. Nyamara ibihugu byamaze gufatwa bugwate n'umwanzi. Abayobozi, abategetsi b'ibihugu bakeneye gusengerwa, bakeneye gusabirwa, bakeneye abakozi b'Imana Imana ihamagaye bazima baza kubagira inama kandi buzuye imbaraga bakoreshwa n'Imana. Abantu barasakuza ngo mu Rwanda ngo barafunga ngo insengero. Izihe nsengero? Ni inzu, ntabwo ari insengero, ku rusengero rw'Imana nta warufunga. Imana ni ifite ubushobozi ku byaremwe byose, nta mushobora gufunga urusengero rwayo. Ku rusengero ni wowe, urusengero ni njye. Zira ni inzu bafunze, kandi noneho bikabarwa kuri leta y'u Rwanda. No, ntabwo nabyitira leta y'u Rwanda, ni Imana ibifunze, kandi ikomeje gufunga n'ibindi, igiye gufunga n'ibindi. Reka mbabwire ikintu mutari muzi. Mu Rwanda hari abakozi b'Imana, ariko habuze umukozi w'Imana. Abitirirwa izina ry'ubukozi bw'Imana nibo buzuye, ariko habuze noneho umukozi w'Imana. Kuko umukozi w'Imana hari, na leta yamwicaza ikavuga ngo tugire inama dukora iki, kuko Imana ivugana nawe ikamubwira ibyo ababwira. I Burundi babuze umukozi w'Imana, bafite abakozi babuze umukozi w'Imana. Uganda nuko. Isi ikeneye ikintu cyitwa umukozi w'Imana.
iyo mvuze umukozi w'Imana ndavuga umukozi w'Imana ariko ufite ikintu cyitwa nationalite y'ijuru, kandi ari we witwa umwana w'Imana wamaze kuvuka ubwa kabiri, akaba ari umwana w'Imana, kandi Imana ikamutuma no mu murimo wayo akayikorera. Abantu benshi biyambitse ishusho y'ubwana bw'Imana kandi atari abana b'Imana. Mbere yuko tubakoze Imana dukwiye kubanza kuba abana b'Imana. Wamaze kuba umwana w'Imana by'ukuri, Imana gukoresha iby'ubutwari. So rero abantu bavuga ngo abakozi b'Imana ngo bafungiye insengero, ngo abakozi b'Imana ngo barimo bararwanya, no, ni abakozi b'Imana ariko si abana b'Imana. Imana ikeneye umukozi wakuwe mu ntege nke agahabwa imbaraga nyinshi. Imana ikomeje kuntumaho imbwira ngo mbabwire ngo ikeneye ko muva mu ntege nkeya. Banyarwanda babarizwa mu madini atandukanye bayoboke, kubera ko ngo abayobozi bamaze kwita ntibashaka no kwiyunga nayo. Imana ikeneye mwebwe abayoboke mureke kugendera mu kigali cy'abantu, irashaka ko mukurwa mu ntege nke mugahabwa imbaraga nyinshi, kuko abahagarariye ayo madini bo ntabwo bitaye ku Mana, ntabwo Imana bayitayeho. Icyo bitayeho ngo ni amafaranga, ni icyubahiro, ni ugukomera muri leta, ngo nabo bakorane n'abayobozi ba leta. Icyo bitayeho ni ukugira ubutunzi, ntabwo bitaye mu kuba mu buzima bwo kubaha Imana no kuyegera. Niyo mpamvu Imana iri kuvuga ko nta n'ugitekereza kuyigisha inama mu birimo biraba. Murabona nk'ibi ngibi bamaze igihe bari mu kuvuga ngo barafunga ayo mazu. Imana irababaye kubera yuko abitirirwa ngo ni abayobozi bahagarariye abandi. Rwose kuvuga ngo bagiye gufata ibyo gusenga ngo bayigishe inama bayibaze igikwiye gukorwa, nta nicyo bibabwiye, ahubwo barakoresha imbaraga zabo no kuba bajya imbere y'abayobozi bakamera nk'aho ari bamwidishi imbere abayobozi babo, ndavuga abayobozi ba leta. Imana iravuga ngo bamanutse muri Egiputa kwitabariza kubera ko hari amagare n'amafarashi, ntibiringira Uwiteka kandi ari we nyiri ububasha n'ubushobozi. Kubera yuko rero abayobozi mwebwe b'amadini mwataye Imana, mukaba mutaza ngo muyigishe inama mu mirimo biraba. Imana igarutse kubo muyoboye nibiri kuburira. Imana ikeneye yuko buri wese ayegera kugira ngo ahabwe kwizera. Uko kwizera niko kudukura mu ntege nke akaduha imbaraga nyinshi. Uko kwizera rero gutandukanye na kwa kwizera mu madini bigisha. Iyo bazakubwira ko kwizera kwa nyaka ari kuguhesha inzu, kuguhesha imodoka, kuguhesha amafaranga, nyamara Bibiliya Abaheburayo ibice 11 kuva ku murongo wa mbere, ariko titiri iravuga ngo kwizera icyo ari cyo. Ukuvuga ngo aya magambo dusomye mu Baheburayo ku bice 11, titiri iravuga ngo kwizera icyo ari cyo, dore ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Ni ukuvuga ngo uko kwizera kwa nyako turimo turababwira gukura umuntu mu ntege nke, kuko isi irabuditse mu bitirirwa izina ry'Imana, bari mu ntege nke ku rwego rwo hasi, bari weak, bari hasi. Kandi Imana yo irashaka kubakura mu ntege nke ikabaha imbaraga nyinshi mu gihe cya nyuma gisigaje cyo kuvuga ubutumwa bwa nyuma. Rero kugira ngo izo mbaraga tuzihabwe nyinshi, ngo nuko tuba dufite kukwizera. Uko kwizera rero gutandukanye no kwizera ko Imana izaguha inzu, izaguha imodoka, izaguha amafaranga, izagukiza indwara, izakubakira urugo, izaguha urubyaro, izakuriza indege, izaguha diplome nziza, izaguha amanota meza, izaguha visa, izagutuza hanze mu bindi bihugu, izaguha ibyo kurya ukarya ugahaga, uzabaho karama. Uku kwizera Bibiliya ivuga aha bitandukanye n'ibyo wizeye, kandi bakwigisha ko ari byo wizera. Kuko baratubwiye ngo kwizera icyo ari cyo urabizi, uzi kwizera icyo ari cyo? Niko hano babajije kwizera icyo ari cyo.
urabizi kwizera ahita avuga ngo dore ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Niba ushaka kumenya uko kwizera uko ariko kwa nyako ukakumenya, Bibiliya iravuze ngo hari icyitegererezo cy'abizera nyakuri. Abo bizera nyakuri bo bizeye nyine bagize kwizera k'ukuri. Bibiliya iravuze ngo basome wumve, soma iki gice cyose urebe abo bantu ndetse wumve n'ibyo bizeye ibyo ari byo, kuko ibyo bizeye bitandukanye n'ibyo wowe wizera. Niyo mpamvu kugira ngo abitirirwe izina rya Yesu mukurwe mu ntege nkeya, uko iminsi igenda niko muzarushaho gupocera, kandi turi kwinjira mu bihe bikomeye kurenza ikindi gihe cyose twanyuzemo. Igihe twinjiyemo mu isi mu bihugu ni igihe cy'icuraburindi cy'umwijima ukomeye, buri wese agiye kujarajara akabura ahafata n'ahareka. Kubera iki? Kubera ko nta rumuri mwabanje kugera uzabanyuza muri uwo mwijima. Ibihugu bigiye gucura mu mwijima, guhera ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Uganda. Ndashaka kuvuga abantu bumva ururimi ndimo ndavuga. Hari imbere turimo kwerekeza hariya mureba, hari imbere ni umwijima ukomeye. Nta murokore uzaharenga atarabanje gukorwa mu ntege nke ngo ahabwe imbaraga nyinshi. Nta muyobozi w'idini rya Gikristo uzaharenga atarakuwe mu ntege nke ngo ahabwe imbaraga nyinshi. Mu gihe bakwigisha kwizera gushingiye ku by'isi, ntabwo uzaharenga. Soma wumve icyitegererezo cy'abizera nyakuri ibyo bizeye. Noneho ko kwizera aba ariko wigana, niko mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 7 n'uwa 8 hatubwira. Reka mabasomere mwumve. Abaheburayo 13:7-8, mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Mwibuke ababayoboraga kera. Iyo bavuze kera abatuyoboraga ntabari hano muri Bibiliya utagira ngo nabo mu idini ryawe barizwamo, aribo bavuze ngo genda ubasome wumve icyitegererezo cyabo n'ibyo bizeraga, kuko nibo twubatseho. Biravuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2:19-22. Twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Abo rero birivuze ngo tubibuke batuyoboraga ni abangaba bari muri Bibiliya, intumwa, abahanuzi. Mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Mwigane kwizera kwabo. Mwigane kwizera kwabo. Soma rero wumve rero nuko kwizera bari bafite. Aburahamu yari afite kumeza gute, Mose yari afite kumeza gute, Samusoni yari afite kumeza gute, Rahabu yari afite kumeza gute. Abo bose bavugwa mu aho ngaho mbabwiye. Nuko kwizera kuzana amafaranga n'ibiryo n'akazi n'ibindi. Uko kwizera gukeneye guhabwamo amafaranga no kuri indege na heyi, ntabwo kwagukura mu ntege nke ngo kuguha imbaraga nyinshi. Wapi? Kwizera kwabo kwari kwararenze amafaranga, kwari kwararenze akazi, kwari kwararenze ubutunzi bw'isi, kwari kwararenze iyi si, kwari kwararenze icyubahiro cyo mu isi, kwari kwararenze kurya bagahaga, kwari kwararenze kwambara neza, kwari kwararenze gutunga amamodoka, kwari kwararenze kubaka amazu, kwarazamutse kurenga ibicu, kurenga izuba, kurenga ukwezi, kurenga inyenyeri, kugera mu rugo rw'Imana, gwishurirwa igihugu cy'ijuru bazatahamo. Bituma rero ibya hano mu isi nta bwoba bwabyo, kandi kutabyizera n'ibyatumye batabitunga. Barabitunze. Ninde urusha Aburahamu ubutunzi? Ko yari umutunzi ukomeye. Ninde urusha Dawidi ubutunzi? Ninde urusha Yakobo ubutunzi? Ariko ibyo sibyo bizeye, bizeye ijuru batahamo. Noneho kwizera ibyo niko kwabakuye mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, kuko iyo wahishuriwe ijuru, irari ryawe rikaba riri ku ijuru. Ubaho mu buzima bwejejwe, kandi ubaho mu buzima bukunda ijambo ry'Imana. Ubaho mu buzima bukangutse burimo kureba iyi si uko ihagaze.
ubaho mu buzima bwo gusenga no kwiyiriza ubusa, ubaho mu buzima bwo guhiga ubuzima bw'isi, ariko muri ubwo buzima bw'isi uharanira kwezwa no gufasha abandi ukoresha ubutunzi bwawe. Ntabwo wikubira kuko uzi neza ko uzabisiga. Nguko kwizera bari bafite. Uko kwizera rero niko Abaheburayo uyu mwanditsi avuze mu bice 13:7 ngo mwibuke abo bantu babayoboraga kera, muzirikane icyambere iherezo ry'ingeso zabo, kabiri mwigane kwizera kwabo kuko Yesu Kristo 8 nguko yari arejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azahora iteka ryose. Bivuze ngo ntabwo ashobora kugendana natwe muri iki gihe dufite kwizera gutandukanye nuko abasogokuruza bari bafite, kuko uko yarari abana nabo bemerewe ko kwizera bafite, ni nako ashaka ko nabo muri iki gihe bakugira akabana nabo. Ntiyahindutse rero. Niba rero kwizera ufite guhabanye n'ukwabo, ntabwo uzakurwa mu ntege nkeya ngo uhabwe imbaraga nyinshi. Kandi Imana ifite intego yo gukura abantu mu ntege nkeya. Abizera bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye kw'isi bakava mu ntege nke bagahabwa imbaraga, kugira ngo tubashe kunetarariza imbaraga zose ziri hano muri iyi si zibasha gukomeza kunaniza abantu, tubashe kuvuga ubutumwa, tubashe kujya mu mirimo yose aho turi duhindura bariyo. Kora muri za parliament tubahindure, abakora mu bisirikare tubahindure. Niba wari indaya Yesu akaba yaraguhamagaye jya mu ndaya ujye kuzihindura, kuko uzi strategy indaya zose zikoresha. Niyo mpamvu kubabwiriza ubutumwa biroroshye. Niba wari mayibobo jya kureba mayibobo uzihindure, kuko wakuwe mu ntege ugahabwa imbaraga nyinshi. Imana izadukura mu ntege nke iduha imbaraga. Niyo mpamvu birivuga ngo rero bahawe gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, ariko babiheshwa n'iki se? Babiheshwa no kwizera. Kwizera se kuzanywe n'iki? Kwiga ijambo ry'Imana, gusenga ubudasiba, kwiyiriza ubusa. Noneho ijambo rikabaha kwirinda. Hanyuma rero bakagira kwa kwizera nk'uko abasogokuruza batubanjije ba kera, bakabyigana. Bibiliya iratwemera kwigana uko kwizera. Niba tutakwiganye tuzahora n'ibibazo. Uyu munsi nari mbazaniye message ivuga ngo ni igihe cyo kugira ngo dukurwe mu ntege nke duhabwe imbaraga nyinshi, kubizera koko bazi ko bari mu rugendo rujya mu ijuru. Imana yiteguye kudukura mu ntege nke. Imana yiteguye kugukura mu ntege nke, wa mugabo we, wa mugore we, wa mupasiteri, wa bishop we, niba koko ushaka kukwizera, kuko kukwizera rwo konyine kwatuvana aho hantu. Bitabaye ibyo uyu mwijima uje ntawe uzawutambukamo. Reka dusenge. Mwami Imana isumba byose, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza rigira umumaro buri wese uryumvise mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, turabashimiye. Bye bye. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.